moto yaramuzanye imugeza kuri geti ku marembo manini y'icyo gipangu yarajeho. Yishyuye amafaranga moto arasubira inyuma. Yarakomanda ategereza umwanya muto ngo bamukingurire. Yaraherutse gusura uwo muryango kwa nyirarume. Yari yikumbiriye cyane babyara be babiri bari baraje mu biruhuko. Mu gihe yaragitegereje ko bamukingurira, yihanaguye mu maso akoresheje agatambaro yitwazaga mu gakapu ke gato, hanyuma akabikana na telefoni, atunganya umusatsi neza kuko yarwanyijwe na kasike ya moto, akomeza gutegereza. Byabaye nk'aho bitinzemo gake yongera gukomanga bwa kabiri. Mu masegonda make umuntu yarakinguye. Yamukubise amaso ashesha urumeza, ibineza neza biramwuzura, atangira kwibaza ko wari umukinguriye uwo ari we. Yari umusore mwiza cyane w'umusirimu. Uwo musore akimara kumukingurira, yabaye nk'aho yubitse umutwe amuha ikiganza aramusohoza, aramubwira ati mwihangane cyane twatinze gukingura, mutubabarire. Uwo mukobwa yakomeje kumwitegereza, ntiyita ku kuba yaramusabaga imbabazi. Mu kanya gato yaramaze kwibagirwa ko banatinze kumukingurira. Kubera ko babyara be bari abakobwa, yatekereje ko uwo musore ari umukunzi w'umwe muri bo. Byatumye atamwereka ko ubwiza bwe bwamukuruye, yihagarara aramubwira ati nari ngize ngo ntabwo muri kunyumva. Ababyara banjye ndabazi, akenshi bahora bibereye mu miziki bisaba gukomanga cyane. Bose baramwenyuye. Umusore ati ni karibu rero, ibyo uvuga ni nabyo n'ubu bacuranze bamariyemo. Nuko gusa njye nari ndi hanze, wakomanga bwa mbere nkabura uko mpita nsimbuka ngo ngukingurire. Barakomeje baragenda bagera mu mbuga bavuye ku marembo. Igipangu cyari kigari cyane, kuva ku marembo umuntu agasa nk'uzengurutse inzu akabona kugera mu mbuga neza. Bakigera mu mbuga, umusore yakomeje kumuherekeza binjirana mu nzu, amugeza aho babyara be bari kubyinira mu nzu bari gucuranga umuziki bamariyemo volume. Bakimubona bamusamiye hejuru, baramuhobera cyane kuko batari bamuherutse. Hari mu masaha ya saa saba n'igice kandi bari bamaze kurya ibya saa sita ndetse babimaze mu isafuriya. Umwe muri abo bakobwa yaraje yongorera uwo musore ati umva, uyu mukobwa ni mubyara wacu yitwa Bianca kandi asanzwe twamaze ibyo kurya, wamutegurira akantu kihuse? Umusore ati yego. Yaragiye acana gazi ahita atangira kumukorera umureti. Babyara ba Bianca bamubajije amakuru, bamubwira uko bari bamukumbuye, nawe agendana nabo ntiyababaza ibyo uwo musore yari abonye bwa mbere muri urwo rugo. Yari afite gahunda yo kuza kubibabaza kuko yatekerezaga ko uwo musore namara kumutegurira icyo kurya nawe ari buze bakicarana bakaganira, akamenya uwo ateretana nawe muri abo babyara be babiri. Bakomeje kuganira, bamubwira inkuru zo ku ishuri n'ahandi henshi. Mu minota mike umureti wari uhiye, umusore awuzana yitonze, amusukira icyayi aramubwira ati wihangane, wasanze twamaze ibyo kurya, ugerageze uwo mureti n'icyayi. Bianca yamuhanze amaso akomeza kumwitegereza. Babyara be barabibona, babonye ko bidasanzwe, ntiyarasanzwe arangarira abasore bigezaho. Banze kugira icyo babimubazaho, cyane ko buri wese muri bo nta wari uzi icyo undi ari gutekereza. Nyuma yo gushyira umureti ku meza akamubwira ati muryoherwe, yahise yisohokera. Bianca byabaye nk'ibitamunyuze kuko yibwiraga ko agiye kwicara akarya baganira, bakamubwira uko bimeze, akamenya uwo akundana nawe muri abo babiri. Nyamara yigiriye hanze ntiyagaruka. Uwo mureti wari utetse neza cyane ku buryo impumuro yawo itamwemereye gukomeza kwibaza ku mpamvu yari asohotse. Yawuriye awumiragura asomeza icyayi, akanahoza mu kandi gakombe kari kamuteretse iruhande kugira ngo gihore vuba. Yamumaze umusore atagarutse, abwira abo bakobwa ati reka mbanze ujye kwihagarika ndaje tuvugane. Yibwiraga ko agiye kugera hanze, akabaza uwo musore impamvu atari kuza mu nzu. Akigera hanze umutima wenze kumuvamo, amarira yenda kumanuka ku matama. Nuko yarashoboye kwifata ariko yumvaga yarira. Ikiniga cyaramufashe akibona umusore ari koza ibyombo. Iruhande rwe hari imyenda myinshi yagombaga kumesa. Atavuze byinshi yaramubajije ati none se ni wowe uri koza ibi byombo? Nawe ati yego. Umukobwa ati kuki se bari kukuvunisha? Ntibakabaye bagufasha? Nawe ati oya, si ngombwa ko bamfasha, aka ni akazi kanjye. Bianca ati wimbeshya, kuko uri hano nk'umukozi? Undi ati yego, ndi karyasi wabo. Bianca yasetse byo kujijisha, mu mutima ababaye kuko atimvishaga ukuntu umusore mwiza nk'uwo yari yasariye. Yakoraga akazi ko mu rugo, akora amasuka arimo gukubura, gukoropa, kumesa no koza ibyombo, akaba umutetsi, ari we batuma ku muhanda. Mbese ari umukozi nk'abandi bakora akazi ko mu rugo bose. Yisetse aramubwira ati nawe ntukite karyasi kuko akazi kawe ni keza, icya mbere si kivamo? Nawe ati yego, nicyo cya mbere. Bianca yahise azinga imisatsi, akuramo agakoma yari yambaye ku kuboko, agahambirisha imisatsi, akuramo umupira yari yambaye awushyira ku mugozi, ahita yunama amufasha koza ibyombo. Umusore aramubwira ati wikwigora, ibi ni bike ndabyogereza. Bianca ati oya reka ngufashe, njye ndi umukobwa, sinzi niba ubizi ariko nta mukobwa w'umushyitsi, cyane ko iwacu biba nibyo bikora, kandi ahangaha ndi umusangwa, hano ni nk'iwacu ndahahora.
bafatanyije koza ibyombo. Hashize iminota nk'itanu Bianca aramubaza ati none se witwa nde? nawe ati nitwa Miguel. Bianca ati wow, ufite izina ryiza. Miguel turakoze kubimbwira. Bakomeje koza ibyombo, babyara bari mu nzu batangira kumwibazaho. Umwe yasohotse hanze ngo arebe ko ataba ari kwiganirira na Miguel, umukozi wabo wo mu rugo, asanga ahubwo birenze kuganira bari no gufatanya koza ibyombo. Uwo mukobwa aramuhamagara ati Bianca uri mu biki? Bianca ati ndi gutwara indege. Mubyara we yarasetse ati ariko warasaze, uri gutwara indege se idahari? Nawe ati none se ko wabimbazaga kandi ubireba, nturi kubona ko njye na Miguel turi kujya mu ndege? Uwo mukobwa ati byihorere mwana uze tuganire, ibyombo n'indege n'ahantu biba bihuriye, cyangwa ukeneye kubanza kuganira nawe? Bianca ati yego, ibi byombo ni byinshi, reka mufashe nibirangira ndaza kuganira namwe. Mubyara we yagiye mu nzu abwira mukuru atumva ngwino tuganirire hanze. Bianca yahagumye ari koza ibyombo. Undi yaratangaza kumureba abona ko kari byarimo. Bicaye kanya gato bamuserereza bati Bia koza ibyombo birakubereye, ese ubwo warikiye aho ko Miguel ari bubyiyogereze? Bianca ati namwe mwikabya, ubu si ibyombo byose ni imyenda birangiza ari wenyine? Umukuru yahise ajya mu nzu yiruka agiye kwitaba telefoni, hasigara umuto. Uwo muto yaramubwiye ati none se kari ko kazi yaje gusaba twajye tukamufasha? Bianca ati cyakora byo nimwamufasha kandi ari byahisemo, ariko namwe ntimukamuvunishe. Uwo mukobwa atakiza hano, bamusobanurira akazi azajya akora, avuga ko azabikora. Yemeye ko azajya abyuka saa 10 agakoropa mu nzu akahanagura kugira ngo tuze kubyuka humutse atagira n'uhanyerera. Ikindi yemeye ko saa 10 azajya zigera icyayi cyahiye kare, agakomereza ateka akamesa koza ibyombo. Niba mubeshyera mubaze, ntabwo twaza n'umukozi wo kudufasha ngo hanyuma tumukorere imirimo ye. Bianca ati ndabyumva, niba ari uko bimeze rero reka mufashe iby'uyu munsi nawe abona uko aruhuka. Mubyara bati reka nze mbafashe turangize vuba mwereke ibyo nkwereka, hari ibintu byinshi utazi nifuza kureba. Yahise azinga imisatsi ye aza kumufasha. Bombi bari bafite ibisatsi birebire cyane bigera mu mugongo. Miguel yarebaza icyo avuga. Bianca ati ko wacecetse se, baba banaguteye ubwoba bakubujije kuvuga? Miguel ati hoya rwose nta kintu na kimwe mbashinja, ibyo bakubwira nibyo, ninjye waje kwisabira akazi kandi ngakora nk'uko nakiyemeje. Mubyaro wa Bianca we ntiyari yitaye kuri Miguel no kwemera kubafasha, si uko aragamije kubafasha, ahubwo yari yikumburiye Bianca ashaka kuba muri ruhande. Wa undi wari uri mu nzu yarangije kuvugira kuri telefoni, asohoka asanga bari koza ibyombo. Yarahagaze arabitegereza, arabasekera ababwira ati sha mwese mubiriwe no gukora akazi ka karyasi pe, urabona ukuntu mwashishikaye, ese ubwo mwaje tukareba ya filime? Bia iyi filime bacisha kuri televiziyo saa 9 ntugiye ireba? Iratangiye. Bianca ati njya nyireba, nawe tuwaje se tukayirebana? Murumuna we yavugiye ati uri serisiyo yatangiye? We uziko nari nibagiye ko saa 9 zigiye kugera. Mukuru ati zageze. Umusobanuzi yatangiye gusobanura, hari gucaho ya ndirimbo ibanziriza filime, ngwino dukomereza aho wa mwami yari ageze. Buriya senari umwice we. Murumuna we ariko ibyo yari arimo agenda yiruka yicara muri salo. Mukuru we nawe yese agenda bibwira ko Bianca agiye kuza bakarebana. Iyo filime yari ishishikaje, nyamara yigumiye hanze. Ahubwo kuri we byari byiza ko bari bamuvuye iruhande, yaragiye ko yiganira na Miguel bisanzuye. Muri televiziyo indirimbo yararangiye, akavideo ko kwibutsa ibyo mu bice by'iyo filime byabanje nako gacaho. Wa mukobwa muto ahita amuhamagara asakuza ati Bianca waje utagucika, uzi ko itangiye we? Bianca ati mukomeze murebe murambwira ibyo mwabonyemo. Uwo mukobwa yabwiye mukuru ati ahari yakunze Miguel. Mukuru ati ni umuntu mukuru, yigize umunyempuhwe arakabya ngo nuko afite ibintu byinshi byo koza no kumesa, kandi Miguel no wabiteye. Yamaze umwanya munini avugira kuri telefoni ngo ari kuvugana na mushiki we. Ubu ngubu biriya yakaba yabirangije, mureke rero narambirwa buriya araza. Birebeye filime. Ni filime yari irimo umwami w'umugome wari warafashe abakobwa benshi cyane ngatoranyemo umwe uzamubera umugore wa 15. Abatahitagamo yahitaga bica. Muri abo bakobwa harimo umukobwa umwe bari gufana kubera ibindi bikorwa byiza yakoraga, ariko afite isura mbi itari gutuma umwami amuhitamo. Bari bahangayitse nk'ari ibyanyabyo, bategereje kureba uko biza kugenda. Bibazaga niba bari bumwice cyangwa baramureka kubera ibikorwa bye byiza. Byatumye batwarwa, ntibongera no kwibuka ko hanze hari umuntu waje kubasura. Hanze ho Bianca yagize amatsiko, abaza umusore ati none se Miguel kuki wahisemo gusaba akazi ko mu rugo? Ubu se baguhemba ngahe? Nawe ati wamemba menshi da, bamibumbi 50 ku kwezi. Bianca ati amafaranga se kuko ni menshi ku musore ungana nawe? Nawe ati ni menshi, reka gusobanura uko ari menshi. Bianca ati nguteze amatwi mbwira ukuntu uhembwa menshi rwose. Miguel ati 50 ni menshi,
kuko nyafata uko yakabaye, sinishyura inzu, simpaye ibyo kurya no kwiyogoshesha cyangwa amayinite, nkoresha ku yo mba nasaguye mvuye guhaha. None urumva umuntu uzigama 50,000 ku kwezi ahoraho, urumva ko kadahembwa menshi? Bianca yagize ikiniga amarira azenga mu maso, areba hirya, aramujijisha arikoroza, aramubwira ati iyo nkoroye iteka nzana amarira mu maso, ariko byo ndumva ari na menshi, aruta y'umuntu wibana mu nzu y'ibihumbi 150, kuko yishyura nk'inzu ya 50 agahaha, akiyogoshesha, yakemura n'utundi tubazo agasanga nta kintu ari gusaguramo. Ariko noneho sinumva ko wahisemo gukora aka kazi, kuko bizwi ko abantu bagakora abenshi babafata uko batari bakabasuzugura. Wowe nta kandi wari kubona nako wenda utabinsubiza, reka mwibarize ibyo uri bumbwire. Hano hamaze igihe kingana iki? Wumva uzakora kugeza ryari? Miguel yaramubwiye ati rero mabuja. Akivuga mabuja, Bianca yarirakaje ati uburekeye aho, uvuze ngo iki? Nawe ati ndavuze ngo mabuja. Bianca turamenye utongera kubivuga, izina ryanjye waryumvise, ndi Bianca. Umusore atumbabarire, abantu bose baje hano baba ari abato cyangwa abakuru, kuko baba baje kureba ba boss ba memba, nabo mba ngomba kububaha. Bianca atari kuzi ko ushobora kuba unduta no mu myaka, ibaze rero kumva uri kunyita nyokobuje. Miguel ati kuri iyi si umuntu kurusha amafaranga akaba ashobora no kuyakoresha gutunga, ubu mugomba icyubahiro utitaye ku myaka ye. Nanjye sinajya mu muhanda ngo mbonye wese mwite mabuja, kuko ntacyo naba muriyeho nawe, ariko mba ngomba kumuha icyubahiro akwiriye, kuko mba nshobora kuzamusaba ikiraka mu kindi gihe. Uretse n'ibyo, gahunda iba ari ukubaho uwo ari we wese, bikaba akarusho kuba kurusha gukomera. Bianca ati ngaho komeza umbwire ibyo wari ugiye kumbwira. Nawe ati naje gukora hano kuko nabonye ko aribyo bizamfasha kugera ku cyo nifuza vuba. Hano mpamaze amezi 2, zigaje kuhakora amezi ari hagati ya 2 na 3. Ibyo nshaka bizaba bibaye. Nategereje kujya mu biyede no mu bukarani, nsanga rimwe na rimwe najya mbura ibiraka, nkarya mu yo nakoreye mbere, ugasanga nta kintu ndi kugeraho. Ndavuga ntereka nze hano makora iminsi mike bangaburira, banyitaho, nisagura udufaranga twanjye, nkomeze gahunda zanjye. Bianca ati ubwo se wamenye ute ko hano wakeneye umukozi? Nawe ati numvise umubosi wa hano abivuga ko umukozi we yagiye, ndakamwisabira. Yabanje kubiseka kuko twari duhuye nagiye kuzana agaprovisoire kanjye. Ntabwo yumvaga ko umuntu watsinze akabona provisoire w'umusore nkanjye najye mu kazi ko mu rugo. Yikinira arambwiye ati umukobwa nkoreraga namuhebaga 30,000, wowe nuza nzaguha 50. Yamaze kubivuga ninjiye mu modoka ye, yabonye ko nkomeje turazana, abwira abandi bo mu muryango ko nje mu kazi, bamarugari ndakora. Bianca ati bivuze ko waje hano ushaka kugera ku yentego? Nawe ati nkuko mbikubwiye, hari amafaranga nifuzaga, kandi biraka hanze aha biba bigoye ko wabibona buri munsi. Nge naje hano nshaka kubona amafaranga naheraho, ngahita njya kwishyura nkiga gutwara moto, ngakorera na perimi. Bianca ati courage noneho, bivuze ngo mu minsi mike uzaba wigendeye. Nawe ati niko bimeze, icyakora umbabarire ntubibabwire, nanze kubivugaho banyumva. Ibyo mba bari bamaze kubyoza bari kumesa imyenda. Bianca yamezaga vuba cyane ko itari yanduye. Telefone yarasonnye, arebye abona ari mucuti wari umubibye. Yaramuhamagara amubwira ati ndahuze, ndibuze kukuvugisha, mbwira niba bitihutirwa. Nawe ati ndagira ngo nkwisohoreze, nari ngukumbuye. Umukobwa yaramubwiye ati ngaho bayi rero, ndaza kuguhamagara n'inzozi ibyo ndimo. Miguel yahise amubwira ati wanteje amayinite se? Yari yamuhaye, ahamagara nimero 3 ntihagire uyifata. Yasubije Bianca telefoni ye, nawe yisubiza mu mufuka. Bakomeje kumesa mu kanya gato yo barayirangije. Hari hashize isaha n'iminota 45, kandi na filime yahoraga iminota 15 ikarangira kuko amaraga amasaha 2 yose. Barangije kumesa, Miguel aramushimira, aramubwira tutandukanye n'abandi bantu bose nabonye baza muri uru rugo, nako utandukanye n'abarurimo ahubwo bose, urihariye, ufite umutima mwiza rwose, sinabona uko ngushimira. Nari maze iminsi mpera saa 10 zo mu gitondo nkagira saa 9 z'ijoro ntaregura umugongo, nabwo kandi ngaruka ntetse bya nimugoroba. Basi umaye igihe cyo kuruhuka kigera nko mu masaha 2. Bianca ati ahubwo ntagiye kwibaza impamvu utahiriye kuri iyi myenda, dore izuba riraba rirenze mu kanya kandi iracyatose. Nawe ati ndayanura nka saa 5 nze kongera kuyanika ejo, iyo utamfasha iyo nari gusagura nari kuzayimesa ejo. Bianca ati hanyuma ngo ntandukanye n'abandi nte? Nawe ati muratandukanye kuko wowe wicisha bugufi, nkurikije ukuntu ugaragara uri umukobwa mwiza w'umusirimu, byanga bikunda ukomoka mu muryango w'abakire ko kwaje gusura abandi bakire, uri na mwene wabo, niwe akaba imfasha gukora aka kazi rero. N'ababyara bawe batakurenzeho niba bitinyuka nubwo nta mukozi baba bafite, ahubwo mu kanya birantunguye kubona uriya muto yaza kudufasha. Wasanga wenda niwanyu mufite umukozi wo mu rugo, ibyo wavuze ngo nawe ubikora iwanyu bikaba bitari byo. Rero biratangaje kuba umfashije. Bianca ati ibyo birenze amaso, nta birenze,
numvaga nkwiriye kukwifashiriza nkanaboneraho kukubaza ukuntu ukora akazi ko mu rugo. Buriya nari mfite amatsiko menshi, amatsiko yanjye yari menshi kandi nta kundi nari kubikubaza tutari gukorana. Yarakomeje aramubwira ati ubu nijo telefoni yawe ndabona ijya gusa nk'iyanjye y'agatushi. Miguel yayimuhaye yose, Bianca atangira kwandikamo nimero. Acyandika amurebye mu maso, Miguel ahita amenya igitumye amureba. Bose barisetse kuko bari bakoze ikintu gisa. Igihe Miguel amutera telefone ngahamagara umuntu akabikora gatatu atamufata, uwo yahamagaraga nta wundi, niwe ubwe wihamagaraga ashaka gufata nimero ya Bianca. Bianca nawe yamuteye telefone ashaka kwandikamo nimero ye ngo yibipe aboniye. Akibikora abona nimero ye yanditseho izina, amureba mu maso. Miguel ahita amusobanurira uko byagenze. Yabivuganye ubwoba. Bianca ati kuki ubivuze ufite ubwoba? Nawe ati nyine nafashe nimero yawe nakubwiye, nibyo nabonye ufite umutima mwiza, gusa ndavugana ningusaba nimero yawe hari ubwo waza kuyinyima. Nahisemo kuyifata muri uwo buryo, nyuma nazaba naravuye hano ndi mu buzima bwiza nifuza nkazaguhamagara ngusohoza. Umbabarire, nicyo cyatumye mbikora. Bianca ati wigira ubwoba kuko nanjye nashaka gufata nimero yawe ntakubwiye, nari kuzaguhamagara nkubaza niba perime warayibonye. Ubwo rero nuyibona uzanyihamagarire ngufashe kubyishimira. Miguel yumvaga yifuza kumubwira ko yamwikundiye, ariko nk'umuntu wakoraga akazi ko mu rugo ntiyari gutinyuka umukobwa nk'uwo, byari gufatwa nko kumumenyera. Ababyeyi be baje kumureba hanze, bihurirana n'uko ibintu byose byari byarangiye. Yagiye mu nzu yishimye, bajya kumwereka imyenda bari baherutse kugura, amafoto y'abasore babateretaga n'ibindi. Bianca yarababwiye ati nkigera hano nabonye Miguel ukuntu ari mwiza, ari umusore ukeye, ngira ngo ni umukunzi w'umwe muri mwe. Nabisobanukiwe nsanze ari koza ibyombo. Baramusetse bati ninde wakundana na Karyasi muri twe, ahubwo nawe wari ushaka kudusebya, uzi ko wagira ngo wamwikundiye. Bianca ati nababeshya nakunze ukuntu agira ikinyabupfura, nta kindi kibyihishe inyuma, numvaga nkumbuye no kwifashiriza umuntu. Nabo bati nuko rero wamufashije, ariko ze atagize ikinyabupfura yakora iki? Twahita tumwereka inzira yamukuye iwabo. Bakomeje kumwereka ibintu byinshi byo mu nzu yabo, byo baguze, amafoto y'inshuti zabo n'ibindi byinshi. Banga ko bata umwanya avuga kuri Miguel. Nka 2:30 byo kurya bya nimugoroba byari bihiye. Ni Miguel wari wabitetse. Yaratekaga ntibateke, yarazi guteka cyane bidasanzwe. Ababyeyi babo nabo bari batashye barasangira. Ubwo Miguel we yarari hanze ari kwanura ibintu. Bianca uko yatamiraga ibiryo niko yahitaga amutekerezaho. Nka 4:30 bamaze gusangira no kuganira birambuye, Bianca babwiye ko atashye. Hari mu mujyi isaha yose umuntu yashoboraga kwitahira. Barasakuje bati ni gute utahira ijoro? Nawe ati murabizi ko mu gitondo dufite akazi ariko sinarara hano rero. Ubundi se so gutega moto mu minota mike cyangwa bangeze mu rugo? Ababyeyi baramwinginze. Umugabo ati ruganira n'ababyara bawe ntabwo muherukana. Mu gitondo ndakuzindura 11:30 ngo ugeze wanyu. Bianca yarabyemeye bakomeza kuganira. Saa 6:30 zigeze bararyama. Mu museso yabyutse asanga Miguel akazi kakageze kure. Miguel yanabanje kumwinginga ngo nareke kugenda icyayi kiri hafi gutungana. Nawe ati oya, ahubwo uzibuke nubona ya boro uzambwire. Ni nkaho yaramubwiye ko ubwo yagombaga kuzamuhamagara yabonye perime. Yamuseze yasanga nyirarume mu modoka. Miguel akingura umuryango w'igipangu basohoka mu nzu. Bianca yamanuye ikirahure agenda amureba. Miguel nawe akomeza kumwitegereza mpaka arenze. Yasigaye yishimiye umukobwa mwiza nka Bianca wari wamweretse umutima mwiza. Yakomeje akazi ke nk'ibisanzwe, ariko agakora imigambi yahindutse. Yahise avuga ati ni wampemba muri uku kwezi nzagira udufaranga duhagije, ayo nzaba mfite azaba ahagije ngo nihugure mu gutwara moto, kuko gutwara byo ndabizi nuko nayiheruka. Nzitwararika nkore neza ku buryo amafaranga yangeza amfasha kubona perime. Nakoreka nzakora amezi 2 ku buryo nzabona nayo kwiyandikisha. Amatariki ageze muri 21, ubwo ni iminsi 40 namara hano ndamutse mvuze amezi 2. Iyo minsi yarashize ahabwa andi mafaranga. Kuva igihe Bianca aza muri urwo rugo agasiga nimero, ntiyari yarigeze amuhamagara na rimwe. Yifuzaga ko birangira vuba yazabona perime akamuhamagara. Yageraga akibaza ati ubuse aracyagira nimero yanjye, ese kuki batagenagira amatsiko yo kumbaza aho bigeze? Kubera ko aramaze guhembwa amafaranga ya nyuma yasezeye akazi. Sebuja byaramubabaje kuko abakobwa bari barasubiye ku ishuri. Umwe yendaga gusoza amashuri yisumbuye, undi ari muri kaminuza. Ntabwo ari guhita abona undi mukozi, kandi undi ari kuzabona ntiyari kuzaba afite umwete nka we, dore ko namwogerezaga imodoka. Yamusabye kuhaguma akamwongeza andi mafaranga. Miguel amusobanurira impamvu yaje muri ako kazi ubusanzwe kazwi ku bakobwa. Uwo mugabo atariko rero uzi guteka cyane, ibintu byose urabishoboye. Wivuga ngo ni akazi k'abakobwa, kakabaye gakorwa n'abasore,
kuko rimwe na rimwe gasaba imbaraga z'umubiri. Gusa nkurikije intego ufite nishimiye ko ugiye kuzikurikira, ahubwo ndanaguha agatike ku ruhande. Miguel yarishimye. Sebuja aramubaza ati none se nubona perimi ubundi moto uzayikura he? Note hari ahantu ugenda bakaguha moto ku ideni ugakora wishyura. Ubu bahaye make andi ukagenda uyabaha gake gake. Sebuja amuhaye witaga agatike nayo utari make, aramubwira ati Imana izakugenda imbere, basi uzakorera imwe tubona perimi. Umusore yamusezeye yagera iwabo. Yihutiye gushaka uko yakwihugura, yongera gusuzuma amategeko y'umuhanda, yihugura mu gutwara moto, abiha iminsi 10. Noneho muri ibyo bihe byo yatekerezaga cyane kuri Bianca, afite gahunda yo kuzabikora neza kugira ngo azahite amuhamagara bidatinze. Yagiye kwiyandikisha mu bazakora ibizamini, ategereza ibyumweru nka 2. Ku bw'amahirwe umunsi wo gukora warageze, yegukana intsinzi. Ibyishimo byaramurenze yiterera mu birere. Nubwo bwose ababonaga perimi uwo munsi bishimaga cyane, ibyishimo byabo bikabahindura nk'abasazi, we yari yashimishijwe na byinshi, nicyo cyatumye yishima kubarusha. Yari abonye perimi, ariko abonye n'impamvu yo guhamagara Bianca. Yategerejemo iminsi mike, ntiyahita amuhamagara, abanza kwandikisha perimi ye. Ibyo kwiyandikisha byarangiye ashize amezi 3 kuva igihe yabonaniye na Bianca. Yikandagira ariko afite n'icyizere gike yaramuhamagaye. Yibwiraga ko wenda Bianca aramubaza uwo ari we, kuko yatekerezaga ko ubwo yasibye na nimero. Nyamara yasonnye rimwe amwitaba avuga ati Miguel, nari ntegereje iyi call yawe. Miguel ati koko? Nawe ati ahubwo mbwira, nibwo uvuye mu kazi ugiye gushaka perimi? Undi ati oya, hashize ukwezi kurengaho iminsi mike mavuye. Bianca ati ko watinze kumpamagara se? Umusore ati twavuganye ko nzaguhamagara nabonye perimi. Bianca yishimye cyane ati ntumbwire ko wayibonye. Miguel ati yo nayibona se nari kuzaguhamagara. Bianca ati sha, njye nindaga kubikora, nari kuguhamagara uyu munsi, wagira ngo arabikubwiye. Nashaka kukubaza aho bigeze. Yaragiye kumubwira ko yaramwikumburiye, yisubiraho ntiyabivuga, arahindura ati ntabwo byumvikana ukuntu isi yibona, ni ukuri biranshimishije. Miguel ati ntiwabyumva, gukora rimwe ngahita nyibona, nanjye ndumva ari igitangaza. Uzi ko bamwe bayibona bakoze inshuro zirenga 3 n'eshanu. Bianca ati ngiye kugusaba ikintu kandi wihangane ukinyemerere. Miguel ati kihe? Nawe ati nshaka ko wafata umwanya ukiga gutwara imodoka, ugashaka perime yayo, nkakurangira umuntu uzajya utwara akaguhemba amafaranga menshi. Wabikora? Nawe ati nabikora, icyambere se amafaranga. Umukobwa ati ngaho bikurikirane, numara kuyibona uzamvugisha, kandi ako kazi ntabwo kazakubuza gukora ikimotari cyawe. Miguel ati ubwo se nimbona perime y'imodoka nibwo tuzongera kuvugana? Nawe ati yego, ni kategori B, ufite A, shaka B. Byaramutangaje, ariko nanone arabyemera kuko byari kumuhesha akazi. Mu gihe yabaga kwa nyirarume wa Bianca, yigaga gutwara imodoka kuko yamaraga kuyoza rimwe na rimwe, bose bakamuhemba kumwereka uko bayitwara, agira ubwo amenya iby'ibanze. Kubera ko yarahise ajya mu muhanda kuba umumotari, yabonaga amafaranga, agafata amasaha make akajya kwiga imodoka. Nyuma y'ukwezi kurenga, perime amaze kuyibona. Yahise amuhamagara. Bianca ati nizeye ko umpamagaye wamaze kuyibona. Niba ari yego, ngiye kukubwira aho nsanga. Miguel yamubwiye ko ariko bimeze. Bianca nawe amurangira aho bahurira. Akimugeraho bamusanze yicaye mu modoka. Bianca aramuhobeye, dore ko batari baherukanye, amezi yarabaye hafi 5. Yaramubwiye turarenze, uratangaje ukuntu icyo wiyemeje ukora buri kimwe kakigeraho bidatinze. Hanyuma rero umuntu uzagitwara ni njye. Miguel yikanze ati niho nzajya ntwara? Bianca ati imodoka nicayemo ni yanjye, shoferi wanjye yabaye agiye kunywa ikawa, namubwiye ko hari umuntu udindiriye, niwe ugiye kujya untwara nkaguhemba, wereka mwandikire ikomereza gahunda ze, cyane ko yantwaraga bubyizi atari akazi gahoraho. Miguel yaratetiye icyo kiramanuka. Bianca arabibona, yamubajije ikimubayeho. Miguel ati sinari nzi ko biri kuri uru rwego, nibwiraga ko uri mu bakire pe, kandi nanabibonaga ko ufite amafaranga, ariko sinari nzi ko bigeze ku rwego rwo gutunga imodoka yawe bwite. Burya koko nawe umuriye nawe. Bianca ntabwo yabyitayeho cyane, yaramubwiye ati warantangaje cyane, biratangaje ukuntu nakubwiye ngo ushake perime y'imodoka wizeye ko uzabona akazi koko ukanyizera, mu kwezi kumwe ukaba ubonye perime. Ngwino ujye ntwara rero, kandi uzajya ungeza kuri banki nkoraho, usige imodoka, ufate moto yawe ugere mu kimotari, ugaruke saa 11 uje kunyura. Kuntwara bizajya biza mbere, nzajya nguhamagara buri gihe, buri uko ngushatse nkubone. Mu gihe ntafite akazi nshaka gusura inshuti yanjye, uzajya uretse gukora ikimotari unjyane kuri iyo nshuti yanjye, ubwo nyine uwo munsi uwice. Bivuze ngo mu gihe nagiye mu kazi uzajya ukora ikimotari, mu gihe ndi kuruhuka ukora ikimotari, ariko igihe cyose ngo ukeneye mpite nkubona. Miguel yarishimye ariko anababaramo.
yibwiraga ko ari umukobwa usanzwe azaniteretera, nyamara yari umukire akora muri banki ikomeye, afite imodoka ye bwite. Naho yari guhera amutereta, ndetse yanabyikuyemo ako kanya, uretse ko bitari kumworohera. Uko iminsi yashiraga yarushagaho kumukunda, kandi na Bianca yaramukundaga, ariko akanga gutobora ngo abimubwire. Ukwezi kwa mbere kwararangiye aramuhemba, ukwa kabiri wibuko, mu kwa gatatu Miguel kwifata biramunanira. Yarasigaye yikodeshereza inzu atakiba iwabo. Yafashe ibaruwa aramwandikira ngo aze kuyimuha ku munsi ukurikira. Yaranditse ati, Bianca, wambujije kukwita mabuja, ariko reka mbikwite mabuja. Nkwandikiye ibaruwa ntishimye, ariko kandi yuzuyemo ukuri kwanjye kose. Kuva ku munsi wa mbere nkubona kugera igihe natangiriye gukora aka kazi k'ubushoferi ngutwara, nabonye byinshi byatumye ubuzima burushaho kumbera bwiza. Nize kwihangana, kubaha no gushyira inshingano imbere y'amarangamutima. Ariko noneho ngeze aho kunanirwa, bibaye ngombwa ko mfata icyemezo kiremereye, gusa ndumva aricyo gikwiriye. Mbere na mbere nagize amahirwe yo guhura n'umukobwa mwiza ku mutima no ku isura. Byabaye akarusho mbaye umushoferi wawe. Nkikubona hari uko nakwiyumvisemo. Nifuzaga kukuvugisha kenshi, nkabura aho mpera ntaragera ku ntego, cyane ko aribyo twabaga twiyemeje ko tuzavugana nayigezeho. Nyuma yaho byarangiye nanjye gukorana nawe. Namenye uwo uri we mu rugero runaka, menya urwego rwawe, nikuramo ibitekerezo nari ntangiye kukugiraho. Ariko uko iminsi yagiye ishira, uko twaganiraga, uko nitegerezaga imyitwarire yawe, byatumye ndushaho kukubona nk'umuntu udasanzwe, ndushaho kukwiyumvamo. None byarangiye gukunda urukundo nanjye ntasobanura, ariko nzi ko rutashoboka, cyane ko uri umunyacyubahiro. Ufite icyubahiro mu kazi kawe keza, kandi uko ugaragara nabyo biriyubashye. Biragaragara ko uri umukobwa utari ku rwego rwanjye. Si ikosa ryawe kandi si icyaha, ahubwo ni uko umutima wanjye wananiwe kuyoborwa n'ubwenge bwanjye. Mbabazwa no kuba ngukunda, nkabona nta cyaduhuza. Ubwenge bwanjye bumbwira ko bidakwiriye kugukunda, nyamara umutima wanjye wo ukananirwa kwifata. Njye ndi umuntu ukennye, ntacyo nifitiye kirenze aka kazi ngukorera. Ikindi, mu buzima bwanjye mba mparanira kwifuza kubaho neza. Wowe ho uri umukobwa wifitiye akazi keza, wifitiye imodoka, ufite ejo heza hazaza kandi hateguwe. Sinigeze mbona ikimenyetso cy'uko nanjye nshobora kuba mu nzozi zawe, kandi sinshaka kugushyiraho umutwaro w'amarangamutima utigeze utekereza ko nagira. Nabonye ko gukomeza kuba hafi yawe byatuma ngukunda kurushaho, bigakomeza kumbabaza no kunsenya. Niyo mpamvu mpisemo kwigendera, aho kuguma mu kazi kazatuma umutima wanjye ugenda usaza bucece. Si urwango rubinteye, nta nubwo ari ukwihenura, ntabwo ari ukwivumbura. Ni ukwirinda kwibabaza no kurengera ku cyubahiro cyawe. Nsezeye ku kazi ngushimira amahirwe wampaye, ubumenyi n'ubunararibonye nagukuyeho. Ngushimiye uko wakiriye ibaruwa kandi ukumva ubutumwa buyirimo. Iyo baruwa yishyize muri envelope ayishyira mu gakapu. Yazindutse ajya kumutwara, amugejeje ku kazi afata moto ajya mu kimotari, nimugoroba agaruka kumukiyora. Ariko noneho yaracecetse adafite amagambo menshi yo kuvuga. Bageze ku marembo y'igipangu Bianca yari asigaye akodeshamo, bakingura umuryango amugeza muri parikingi. Yabanje gukura ibaruwa mu gakapu karayimuha, agiye kumusezeraho Bianca ati, wigenda, reka mbanze nyisome. Miguel wari uzi ibyo yanditse yagize ubwoba, agira isoni, abira icyuya. Bianca ati, n'ubwa kabiri buzize icyuya nkureba, utumye ndushaho kugira amatsiko y'ibyo wanyandikiye. Yarayisomye, arangiza gusoma amagambo yari yamwandikiye, amarira amanutse ku matama. Yaraturitse ararira, Miguel yikangamo. Ni ubwa mbere yarabonye uwo mukobwa arira. Bianca yahise amuhobera, aramubwira ati, Miguel, urakoze cyane, urakoze, unduhuye umutwaro nari nikoreye. Uyu munsi nari nkurindiriye, ariko nabonaga uri kure nk'imperuka. Miguel we yabaye nk'aho atari kumva neza, kuko niyumvishaga ibyo yamubwiraga. Bianca yaramukomeje, aramubwira ati, nanjye ndagukunda Miguel, kandi nahoze nizeye ko rimwe uzankunda ukabimbwira. Ni niyo mpamvu nagushyize uruhande rwanjye, kuko nifuzaga kugira impamvu ifatika yo kunkunda. Miguel, turi kuvuga ibiki? Bianca yaramurekuye amureba mu maso, aramubwira ati, nkikubona nahise ngukundira uko uteye. Nkimenya ko uri umukozi wo mu rugo, ndababara cyane, umutima wenda kumeneka. Namenye intego zawe, ngukunda kurushaho. Niyo mpamvu nagusabye kuzampamagara ukambwira ko wabonye perimi. Naratekereje, mbona nta kundi wamba hafi bitanyuze mu kumbera umushoferi. Nagusabye ko washaka perimi y'imodoka ngakurangira akazi. Mu gihe kimwe nanjye nari ndi gushaka inzu yo gukodesha, ngo iwacu batazabona ndi gutwarwa n'undi muntu, bakambaza aho nashyize perimi yanjye. Nyuma abonye perimi, bigenda kuriya byagenduza kuntwara.
ukuri naguhishe ni uko burya nzi kwitwara, nahoze nitwara kuva kera, nari nsanzwe nitwara kandi narakubeshye ngo sinzi kwitwara, ndanabikwemeza kuko cyagiye naje kwa marume nasize imodoka nkaza kuri moto, nateze moto kuko imodoka yari iri mu igaraje, ndakeka uzi ko nakubwiza ukuri kuko utigeze mbona nitwaye, narijishije nkubwira ko nshaka umushoferi kugira ngo tujye duhorana, uzankunda ufite impamvu, wenda unkundira ibindi bitari byo nagezeho, kuko hari abantu babona nitwara mu modoka bakaba batekereza yuko nyine tutagira aho duhurira. None wowe birangiye umbwiye ko nkunda, ibindi wavuze muri iyi baruwa nta gaciro na gake mbihaye, icyo mfashemo ni uko nkunda, nanjye ndagukunda rero nibyo nifuzaga. Miguel nubwo ari umusore yazenze amarira mu maso aramubaza ati none se icyagiye hariya nagusanije kukubera umushoferi burya wari wahizanye? Nawe ati ibyo nakubwiye byari ukukubeshya, nta mushoferi twari twazanye, nari mbizi ko uzatinya kumbwira ko nkunda bitewe n'ukuntu wari wamfashe, kandi nanone niba uri kumenya ko mfite imodoka ngo uhite unkunda, nanjye natinyaga kukwisabira kumbera umukunzi. Ubu navuga ko ari wowe binyisabiye. Yabivuganye ikiniga ariko anaseka icyarimwe. Miguel nawe arirekura aramuhobera. Bavuye mu modoka ku nshuro ya mbere amwinjiza mu nzu ye. Umukozi we yari yateguye ibyo kurya barasangira, bongera kwibukiranya iminsi banyuzemo bahisha urukundo rwari rubarimo, rwagurumanaga kurusha itanura, ariko buri wese akarwana no kubihisha, gusa ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Miguel yarabikekaga ariko nanone akabyitiranya n'ubwana bwiza bwa Bianca, akavuga ati ashobora kuba ari umwana mwiza anyikundira ariko atankunda byo kuba namubera umugabo. Ntiyajyaga yemeza 100% ko Bianca yamukunda. Bianca nawe yarabibonaga ko Miguel amukunda ariko akabona umusore yarabuzahera. Nanone yajyaga bikeka akavuga ati cyangwa nuko nyitwara nk'uko yakwitwara kuri nyirabuja, wenda bikaba ari ukunyubaha bitewe n'uko antinya. Nyamara byari bigeze aho bananirwa kuyobora amarangamutima yabo mu buryo bukwiriye. Uwo munsi byari bigiye ahagaragara. Miguel yari yaramaze kwishyura moto yarabaye iya bwite. Yabajije Bianca ati se nta pfunwe bizagutera gukundana n'umusore nkanjye urusha iterambere, ufite amateka nk'ayanjye, uwigeze gukora akazi ko mu rugo? Umukobwa ati umusore wiyemeza ibintu akabigeraho, nubikomeza iterambere ryawe rizasumba iryanjye. Ikindi ntabwo gutera imbere bigomba kumbuza kugira umukunzi. Ni wowe nakunze kandi mfite impamvu zumvikana zatumye gukunda. Erega nawe kuba nkunda birahagije, iterambere ryo ryaba ryihuta kurusha iryanjye. Ibaze ko mu gihe kitageze ku mwaka ufite perime ebyiri, iyo gutwara moto n'iyo gutwara imodoka, ukagira na moto yawe bwite, urumva se utarenze ahubwo? Miguel yaramubwiye ati ni hahandi namaze kugusezeraho sinakomeza gukorana nawe dukundana, ngiye gukomeza gukora ikimotari cyonyine. Ikibazo nuko nabyo byazagusebya, kugira umukunzi w'umumotari wifitiye imodoka ukora muri banki, nabyo rwose ntabwo ari ibintu byumvikana. Umukobwa ati imodoka nayiguriwe na data, amafaranga nongeyeho yanjye bwite ni make rwose, wihangayika rero wasanga unandusha amafaranga, kandi nubwo n'abanyakurusha se ibyo hari icyo byaba bivuze. Barabisetse ariko Miguel yarakomeje. Bianca yaramubwiye ati ngiye kugushakira kandi kazi, ntuvuge ngo ntiwagakora kuko karangiwe nanjye. Miguel ati kandangire naribi, icyambere ni ukuba nari umushoferi wawe. Yaramubwiye ati shaka indi perime, shaka indi kategori, nzaguhuza na agence itwara abagenzi baguha akazi ko kugitwara bisi. Ni akazi kazajya kagwemba amafaranga menshi cyane. Mu gihe rero utarabona iyo perime ubu ntwara, mu gihe uzajya uri no gushaka iyo perime yindi, ikimotari ubukiretse. Nawe ati uwo mugambi wo ndawemeye, moto ngiye kuyigurisha ahubwo nyibyazemo indi mishinga natekerezaga nkabura amafaranga. Barabyemeranyije. Moto yabyutse ayigurisha, amafaranga yongera andi make, afungurira mushiki w'iduka ngo bamucururiza, cyane ko nta kintu yakoraga muri iyo minsi. Aho amariye kubona perime yo ku rwego rwo gutwara bisi, yabonye ako kazi keza muri agence itwara abagenzi. We na Bianca bakomeje gukundana, urukundo rwabo rwikuba inshuro nyinshi, kuko nta nzu bagiraga, bahurije hamwe ubushobozi barayigura, bigira ubwo areka no gukora akazi ko gutwara abagenzi, yigira gukomeza ubucuruzi bwe. Mushiki we rero abyitwayemo neza bwaragutse. Miguel na Bianca bongeramo amafaranga yabo babwagura kurushaho. Nyuma y'igihe kitari gito bombi bakundana, batangiye kwiyerekana mu miryango yabo. Bianca yaramwinginze ajya kumwereka kwa nyirarume. Bakihagera batungwa no kubona mubyara wabaje ko basura ari kumwe n'umusore wahoze abakorera akazi ko mu rugo, kandi nibwo bari bamuherutse. Uretse papa wabo bo ntibari bazi ko Miguel yagiye ajyanywe no gushaka perime ya moto. Nyirarume wa Bianca we yarabizi, ahita abaza Miguel ati kuki utampamagaye ngo umbwire ko perime wayibonye? None se ikimotari urakimenyereye, udufaranga turaboneka? None se wowe na Bianca mwaje hano mwapanze kuzira umunsi umwe,
cyangwa mwese muraje muhurira mu nzira kuko muziranye mumenya ko muri kujya ahantu hamwe muhita mukomezanya? Yagiye gusubiza, Bianca aramubwira ati anko wimubaza byinshi, uyu ni umukunzi wanjye naje kumubereka, ikimotari cyo yarakiretse wasigaye yikorera izindi bizinesi. Bose baratunguwe, babyara be turakomeje musigaye mukundana? Nawe ati yego. Bati sha wamukunze ukimubona cya gihe twarabibonye ko wamukunze nubwo watubeshye ngo wishimiye ko yubaha gusa, ubundi se yari kugusuzugura kandi waje gusura kwa sebuja kumba ari wamukunze? Bamubajije ibyakurikiyeho nyuma ya cya gihe, nawe ahera ruhande ntiyagira na kimwe asiga. Abo bakobwa basabye Miguel imbabazi ko baba baramukoshereje kuko bari bamaze kumva ko ahubwo ari umuntu udasanzwe. Papa wabo nawe yamusabye imbabazi kuko yibwiraga ko wenda hari uwo yaba yaramubwiye n'abatabishaka. Miguel yarasetse arababwira ati mwese n'abagize ikiba nkorera, uwaba yarambwiye nabi nawe yaba yarabitewe nuko ntari nubahirije inshingano zanjye neza. Rero mwibitindaho, ahubwo binkoze ku mutima kuba mutaturwanyije ngo mumubaze ukuntu yankunze kandi ndi umuntu uciriritse. Ba bakobwa bavuze batebye bati iyo tubimenya tukakwifatira neza ahubwo wari gukunda umwe muri twe, none Bianca arakudutwaye. Ikiganiro cyari cyuzuyemo urwenya rwinshi kandi bari bishimira urukundo rwabo n'iterambere bombi bari barafatanyije kugeraho. Ibyo kwiyerekana mu miryango byararangiye, bategura ubukwe bwabo. Bidatinze basezeranye kubana mu mategeko no mu itorero, bahinduka umugabo n'umugore. Kugeza uyu munsi Bianca aracyakora muri banki, mu gihe Miguel wari umucuruzi ukomeye kandi mushiki we aracyamukorera. We na Bianca barateranyije bagura imodoka itwara imizigo. Akenshi Miguel niwe wigira kwirangurira ibicuruzwa. We n'umugore we Bianca bari mu bantu bahiriwe n'urushako kandi babira abandi urugero. Naho dusoreje iyi nkuru y'umukobwa w'umukire wikundiye umusore wakoraga akazi ko mu rugo. Ndagushimiye kubwo kugera ku musozo wayo kandi ni iby'agaciro kuba tugikomeje kubana umunsi ku wundi mu nkuru tubagezaho. Ntuzacikwe niba utaha.